uri murumuna wa Pastor Mutesi. Yego. Wowe ntabwo wigeze ukora bridal shower? Ntabwo njye se ko ntarasezerana nari kumenya ibya bridal shower gute. Urumva njye nashakanye n'umugabo ariko umugabo dushakana ntabwo twakoze ubukwe. N'ubundi rero twaje gutandukana n'ubwo bukwe nyine butarabayeho. Iyo video nyine yo nyibonye ni ibyishimo nyine hari igihe twabayeho turira amarira atari y'ibyishimo. Yego. Ariko hari n'igihe kigera umuntu akarira amarira y'ibyishimo. Hari igihe twabayeho nta bantu dufite nta n'abatuvugisha ntabo. Anjye mu ruhande rwanjye nagira munsi yo nkishima nkarira. Ezekiel ati uyu muntu ni inkunguzi niko yavuze. Ahubwo niwe nkunguzi. Ese urabona atari ababyeyi nyine bari kugaragira inshuti yabo bakimbagira. Bari kunenga bati kubera iki yakoze bridal shower agatumira abagore bakoze divorce gusa. Abenshi ngo ingo zarabananiye kuzubaka ngo bari baje kumugira ihe nama. Ese ibaraje bashyiraho igipimo koko basanga abagore bose bari muri iyo bridal shower bose ntabwo naba divorce. Bitwa abasambanyi abo bagore yita abasambanyi muri basambanyije bangahe. Natwereke abamaze gusambanya muri abo basambanyi. Umusambanyi rega menyundi afatiye bangahe se basi mu marogi kugira ngo avuge ngo abo bagore bagiye muri bridal shower ya Pastor Mutesi ngo nabasambanyi. Shower y'abagore baziko ibaho biribiki baziko ntagaruko wakabaye uvuga. Hanyuma mubona Pastor Claude agamije iki kucya akunda guhora asenya Pastor Mutesi cyane? Kuba yakubaka urugo Pastor Mutesi ku myaka yiwe ubundi ninde bibangamiye? Niyo yaba afite kandi imyaka 60 kuba yashaka umugabo ntawe bibangamiye. Ntawe aberiwe nta n'uwasaba. Ni gute bumva ko ubuzima bwa Pastor Mutesi babugenza kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane Imana yavuze ngo baho ubaho. Nk'aba bandi baba bavuga ngo turi amapusi ngo yacitse imirizo ariko mana. Sebasi warateganya kuzongera gushaka? Nzashaka cyane rwose cyane pe. Uzakora ubukwe none? Cyane. Nzabukora. Nanjye kukaza nimba fiance ahari. Oya fiance we ntawo hari ntabwo arazi. Uyu mudamu urabona ukuntu ari kugenda yikaraga. Yego. Amwita Sandrine. Yego. Imyikarage ya Sandrine urabona ivuze iki ku mukozi w'Imana cyane ko nawe ngo afite ngo idini ayoboye. Tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko bamwibye umugabo. Bamumwibiye he? Pastor Mutesi yatwaye umugabo wiwe. Ntabyo haro yagiye guterura mu rugo iwe se. Nese umugabo mutasezeranya bari umugabo wawe gute? Umugabo ntibigeze basezerana. Umugabo mu mudugudu barahageze ntago bigeze babana mu nzu ntabyo bazi n'abayobozi ntibabizi. None zubwo umuntu abari umugabo wawe. Bivuga hanze ko ari inshuti yawe cyane Sandrine. Nta bushuti dufitanye. Inkuru ivuga ko muri ADPR imbwa yinjiye igahanura. Iyo nkuru yakugezeho? Itorero ry'Imana ryinjiwemo n'imbwa n'umwuka w'ubusambanyi. Yego. Bongere banihira Imana bongere batakambira Imana. Muri uwo munsi imbwa yinjiye ku rusengero mwimbere uri murimo murasenga idini rya ADPR. Ese waba warabyifashemo gute mu kubona iyo mbwa iri kwinjira mu rusengero mu gihe murimo muri imbaga nyamwinshi ndetse ikaza abadiakoni nibagira imbaraga zo kuyisohora ndetse na pasiteri ntagira ubushobozi bwo kuyisohora? Nukuri n'abadayimoni Mana ntigapfushe ngo natwe niturangiza harabavuze avuga ngo impamvu yimbwa yinjiye mu rusengero nuko umupasiteri wari uri rusengero ngo asambana cyane ndetse yarije kumutamaza. Byashoboka ko Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nangira mbasondifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi twasuye Yesu ari ku Ngoma TV. Niko bakwita? Yego. Umeze gute se? Meze neza ndashima Imana. Amakuru ni meza. Urashima Imana cyane? Yego. Yego. Njya nkunda kubona muri title akunda kuvuga ngo uri murumuna wa Pastor Mutesi. Yego. Turakwakiriye rero. Nanjye ndanezerewe kubwo kunyakira kubwo uyu munsi. Yego. Imana ibaha umugisha. Tugiye kwiganira rero tugaruke kubiri hano hanze ariko nanone tunanenge cyane abakora ibidakwiye. Sibyo? Mu minsi yashize uwo bita Pastor Mutesi yagize gutya akora bridal shower. Ubundi ku busanzwe bridal shower uyumva ute uyifata tute? Bridal shower kugira ngo bayikorere umuntu nyine uburi cyajya nyine uzajya gushyingirwa
noneho abantu b'inshuti zawe bakishyira hamwe, hari ibintu navuga ngo ni nk'intwererano baba barashyize nka hamwe, bakavuga ko bazagutungura, bakakumurikira ibintu baguteguriye bazaguha nk'abashuti bawe, noneho mukanaganira mu buzima nyine busanzwe. Yego. Aravuga ko bridal shower ngo itagomba gukorerwa ngo nyine niyo abakobwa bagiye gusezerana bwa mbere. None se hari ahantu byanditse? Kubera ko nyine ahantu amagambo ngaba akubiyemo hariya hazamo abagore bubatse bakakugira inama, bakakubwira uburyo ugomba gutwara umugabo, uburyo n'ibigenda. Wowe ntabwo wigeze ukora bridal shower? Ntabwo ngeze ko ntarasezerana, nari kumenya ibya bridal shower gute. Ntabwo urasezerana? Ntabwo ndasezerana, ntabyo nzi. Urumva rero wagarukiye Imana? Yego, nagarukiye Imana, nawe urabizi ko ndi umukristo. Haryo ubwo iyo umuntu atasezeranye akagarukira Imana bigenda bite? Iyo umuntu atasezeranye, ubwo warabanaga n'umugabo mutashakanye? Urumva ngiye nashakanye n'umugabo, ariko umugabo dushakana ntabwo twakoze ubukwe. Yego. N'ubundi rero twaje gutandukana n'ubwo bukwe nyine butarabayeho, ariko narongeye gusubira mu itorero, garukira Imana niko nabivuga, nongera nakirwa mu itorero n'imirimo nakoraga mu rusengero nongera ndayisubizwa. Yego. Mu bantu sinzi nimba arabonye video ya cyangwa reka nongeye nyikwereke nimba nta kintu bitwaye, ndayifite hano, ubanze umbwire wowe iyi video iyo uyibonye we ni ikihe kintu utekereza? Iyo video nyine yo nyibonye ni ibyishimo nyine, ntayibonye rwose, ariko nyine mbona ko ari ibyishimo rwose kuri Pastor Mutesi. Agomba hari igihe twabayeho turira amarira atari ay'ibyishimo, ariko hari n'igihe kigera umuntu akarira amarira y'ibyishimo. Biriya ni ibyishimo byari bimurenze n'ibineza neza. Hari igihe twabayeho nta bantu dufite, nta n'abatuvugisha ntabo, ariko kubona ingabo y'abantu nk'abariya b'ababyeyi bakugaragiye, bakwishimiye, baguhereza impano y'ururabyo rwiza cyane, ntabwo wananirwa kurira. Ariya ni amarira y'ibyishimo. Nuko nyine abantu nyine babikuramo ibintu byinshi, ariko mu ruhande rwiwe nanjye nakifata nkishyira mu cyiciro cyiwe, nanjye mu ruhande rwanjye nagira munsi yo nkishima nkarira. Yego. Ese kera ati uyu muntu koko aya marira yarizwaga n'ayiki? Ese kera ati uyu muntu ni inkunguzi, niko yavuze? Ahubwo niwe nkunguzi. Ese kera ni inkunguzi? None se ubwo yavugaga ngo uwo muntu ni inkunguzi, mu by'ukuri Ezekiyeli mubona gutya agenda, cyangwa nkamwumva gutya kuri social media, ariko Ezekiyeli ntabwo nzi ngo yashatse abagore bangahe, cyangwa sinzi ngo yaradivorishije cyangwa ntabwo yadivorishije. Rero umuntu hari igihe ababazwa n'umutwaro atikoreye, cyangwa se ukumva yuko ibyabaye ku muntu wowe bitakuba. Ashobora kuba yarubatse urugo rumwe yarahiriwe, akumva ko hari ari we mukiranutsi ku Mana, cyangwa ari we ufitanye n'ubumwe n'Imana, akumva ko sinzi ukuntu nabisobanura, ariko bajye bareka bareke gukubitisha umuntu ejo hiwe hashize. Ntabwo ari byiza. Ushobora kumukubitira ahamanuka, ejo akazagukubitira ahazamuka. Yego. Iyi video yo yivugaho iki mu busanzwe? Ndakeka warayibonye. Iyo video nyine narayibonye nayo. Ese urabona atari ababyeyi nyine bari kugaragira inshuti yabo bakimbagira bishimiye ibyiza bya mugenzi wabo. Ahubwo abo bantu baba bavuga gutyo baba ari abanyeshyari. Bari abantu ntago bajya bishimira ibyiza by'abantu. Bakumva ngo Claudine nahuye n'ikibazo cyangwa nahuye n'ikibi, nibwo bakoma amashyi. Ubu haramutse nk'ikintu cyiza kimbaho ntibakizana kuri social media, ariko ubu bamfatiye nko mu kintu kibi, bahita bagitangaza kuri social media kugira ngo banyishime hejuru, bambyine hejuru. Yego. N'abantu rero batajya bishimira. Hari abantu bakoze gutyo batajya bishimira ibyiza bya bagenzi babo. Yego. Noneho urabona ko rwose kano kadanse urabanza ukarebe, sinzi gutya ubona ko
wari yagendaga yizunguza agenda ahereza utuntu yego rwose urabona ko ari byiza, ni byiza cyane rwose mwibarize noneho bari kunenga bati kubera iki yakoze bridal shower agatumira abagore bakoze divorce gusa, none se abagore bose bari barimo benshi ngo ingo zarabananiye kuzubaka ngo bari baje kumugira ihe nama. none se reka nkubaze buriya umuntu wubatse abana n'abubatse sibyo umuntu utubatse nawe akenshi kubera ko wa muntu wubatse kumwumvisha ko wasenye we ari mu rugo rwiwe byaremeye ukamwumvisha uburyo wasenye ntabwo yakubyumva. nimba umuntu akumva ni gute uwo muntu utamuha umwanya mu buzima bwawe? ni gute ese baraje bashyiraho igipimo koko basanga abagore bose bari muri iyo bridal shower bose ntabwo n'abadivorce? ese icyo ntabwo twanagitindaho kuba batarubatse ngo byemere uko byemeye ku muvandimwe ni nako n'ejo bizemera no ku bandi. akenshi ngo bridal shower iba bridal shower akenshi ngo iba igamije nyine ari kugira ngo abandi bagore bubatse bakugira inama, ariko bakongera bakibaza bati abo bantu bazakugira inama mu gihe ingo zabo zabananiye. ikindi kibazo nanone bati uwo bita Ezekiel ati bose bitwa abasambanyi kuko nyine urugo ruba rwarabananiye, ariko bagiye bareka gucira abantu imanza ko Yesu azaza imanza akazicira. bitwa abasambanyi abo bagore yita abasambanyi, muri basambanyije bangaye? ntabwo mbizi. oya aravuga ngo abantu ni abasambanyi, natwereke abamaze gusambanya muri abo basambanyi. umusambanyi rega amenya undi, umusambanyi amenya undi, natwereke abo yasambanyijemo mbere yo gucira abo bantu. afatiye bangahe se basi mu marogi kugira ngo avuge ngo abo bagore bagiye muri bridal shower ya Pastor Mutesi ngo ni abasambanyi? bagiye bareka gucira abantu imanza bakagira uburyo bashaka imibereho bashaka n'amaronke, ariko bakareka gusebanya katari byiza. nese uri kumva wigeze wumva ati Pastor Claude ari gutukana na Noza na Jack? warabyumvishe aya majwi cyangwa nayo wumvishe uburyo Pastor Claude yatukanye na Jack yamubwiye ati mwebwe ngo uri igishubaziko ibintu nk'ibyo? amutuka ngo ni igishubaziko. yego warabyumvishe? komeza nta kibazo twikoreye nta kintu bitwaye. narabyumvishe amutuka ngo ni igishubaziko. yego reka nze bikumvishe nabyo uhita umbwire se birakwiye nimba koko umuntu w'umukozi w'Imana, kuko bitewe n'ukuntu tumufata hano hanze unatubwire se yaba byibuza byaba bigamije iki kuba yakora ibyo bintu? usa nk'ushyira kuri mikorofone. ikibazo cy'amatsiko rero Jackie uri umubyeyi warabyaye warashatse uradivorusa yabwiraga Jackie uyu nguyu ukora ku kinyamakuru ikazu z'ibidodesheje y'umweru wagiye kuriza umugeni muri bridal shower. bridal shower y'abagore n'ibishubaziko ibaho bibiribitse ibishubaziko. oya ntago ari uko wakabaye uvuga. oya ngo turi ibishubaziko, nanjye nari igishubagabo nari igishubagabo narashaka. none ko nawe wari igishubagabo Imana ikaba yarakwanduruye, Imana ikakumwakurika. ariko yamusubije neza. nimba yaramwanduruye wa mugani kamukura muri ubwo bushubaziko kuki itakwandurura n'abandi? nari igishubagabo nanjye nabyishizemo. ubwo rero mu magambo make biragusaba ko wesha umugisha ab'Imana yahamagaye nk'uko nawe yaguhamagaye ikagukura hehe irode bari kwa make. Ndi igishubagabo harya biri ibishubaziko bose n'ibishubazikora. urumva nawe wowe irode bari navuga ngo aba ni babandi bishimira ibibi biba ibyiza, batajya bishimira ibyiza by'abandi ahubwo bishimira ikibi bakaba aribwo bacyogagiza. wa mugani arabyivugiye kandi avuze neza. yavuze ko yari igishubagabo. nimba yari igishubagabo Yesu akamugirira neza akamukura muri ubwo bushubagabo, Yesu niwe yarangirijeho gukora. ese ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kigashora imizi kikongera kigatoha amababi y'ibitontome. nimba Imana yaramukoreye icyo gihe, iyo Mana tuvuga ko ari we yarangirijeho itazongera gukorera n'abandi basigaye. hanyuma ubona Pastor Claude agamije iki kucyo akunda guhora asenya Pastor Mutesi cyane?
impamvu navuga ngo ahora musenya sugo navuga ngo sugo navuga ngo niyihe navuga ngo ni ukubera yuko we mbona Pastor Mutesi yarabaye hari nka views cyangwa nk'ibirayi iyo bamukozeho hare babona amaronko bakavuga ati kama mbaye reka tumukoreho ejo ugasanga baranagarutse bakavuga ati Pastor Mutesi nta kintu dupfa ntabwo ari ukumwanga wigeze kubona ikiganiro Jise yakoze avuga ati ntabwo ari ukumwanga nta nicyo mpfa nawe ari kubisobanura ati nuko ari views hari zigendera ahari akavuga ati nimukoraho ndabona views ndabona umugati akumva hari guhora avuga iryo zina ariko impamvu navuga ngo y'umuntu akurenzeho cyangwa umuntu yamamaye ugomba n'ubundi kumuvugaho ugomba kumuvuga yego nibyo birumvikana niba muguvuge nyine agumize ubundi yiyamamarire aka kavido kabashaye kukugeraho ko nabonye katambutse hano henshi narakabonye ako ngako nako uyu mudamu urabona ukuntu ari kugenda yikaraga yego amwita Sandrine yego iyi myikarage ya Sandrine mwise Saradine nokuri imyikarage ya Sandrine urabona ivuze iki ku mukozi w'Imana cyane ko nawe ngo afite ngo idini ayoboye ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ubwo abadukurikiye nabo ubwo barareba izo mbuto bikuriremo inyungurabwenge yego ariko bamwibye umugabo bamumwibiye he Pastor Mutesi yatwaye umugabo wiwe ntabyo nzi yamutwariye he hari uwo yagiye guterura mu rugo iwe se ngamukureyo ariko yakoze ibiganiro none se kuba yarakoze ibiganiro umugabo w'umuntu erega ni umugabo mwasezeranye none se umugabo mutasezeranye aba ari umugabo wawe gute wambwira ngo umugabo ntibigeze basezerana umugabo mu mudugudu barahageze ntago bigeze babana mu nzu ntabyo bazi n'abayobozi ntibabizi none se ubwo umuntu aba ari umugabo wawe none bahuraga buraya se none urumva atari mu buraya se ariko nawe yarabyivugiye wenda udashatse ko yarabyivugiye ko yari indayi udashatse wenda kongera kubinsubirisha ariko yarabyivugiye ntabwo umugabo w'umuntu ni umugabo wagusabye akagukwa akaguha agaciro yarangiza akakwambika impeta mukajya imbere y'Imana uwo ni we mugabo wawe mbajye bareka rero gusebya Pastor Mutesi ntabwo ari we waterese uriya mugabo ntigeze ajya no kumuterura muri urwo rugo ahubwo baba babuze ibyo bakora nyine bakavuga ati wa mugane reka tuzamukire kuri iyi titire wenda twazamuka tukamamara tukagera aho tugera yego bivuga hanze ko ari inshuti yawe cyane Sandrine nta bushuti dufitanye ubushuti bwararangiye nta bushuti dufitanye buriya nimba umuntu mwarakoranye umurimo w'Imana mukanasengana nyuma yo gusengana ukabona umuntu imbuto ari kwera biravuga ngo mbwira uwo mugendana nanjye nkubwira uwo ndiwe nimba umuntu ubwiwe yivugira amabi yiwe ejo umuntu uzambona nk'umukozi w'Imana akabona nimba uri umurozi ukagenda n'umurozi uhinduka umurozi rero habaho ikintu bita kurinda ubuhamya bw'umuntu ntabwo mvuze ko namwitakana ariko nimba umuntu atashobora kugirwa inama cyangwa atashobora kumubwira ngo ciye inzira abashe kuyica kandi ari inzira nziza uzi ko ari umuntu mwakoranye umurimo w'Imana ukabona kurushije amarere hari ikindi kirere arimo uwo muntu ntabwo aba akiri inshuti yawe inshuti zijya inama inshuti zirahugurana umuntu ashobora gukora ikosa rimwe ukamugira inama ukamubwira ati hari ahantu wakoze ikosa ntabwo biriya bintu byari bikwiye nk'umukozi w'Imana wari ukwiye kurekera aho ngaho ukagira ngo umugiriye inama ahubwo ukagira ngo ni nk'amashanyarazi umucometsemo yo kwamvasa noneho mu bindi uwo muntu urarekura none ubwo nyuma yo kumutwara umugabo urumva mutari no kumutera nyuma yo ko atwawe umugabo urumva mutari kumutererana abantu mwari inshuti ziwe oya ntabwo ari ukumutererana ntabwo twavuga ngo ni ukumutererana kuko uriya ntabwo yigeze aba umugabo wiwe nta n'umunsi n'umwe byigeze biba ngavuge ngo ni umugabo wiwe ntabwo yigeze aba umugabo we rwose reka ibyo tubyemere turaza no kubigarukaho ejo bundi ngiranya kuwa gatandatu ndakeka w'icyumweru cyashize ngiye kubona mbona inkuru ibabaje iyo nkuru ibabaje sinzi nimba nayo yarakugezeho inkuru ivuga ko muri ADPR imbwa yinjiye igahanura iyo nkuru yarakugezeho imbwa yinjiye igahanura imbwa si hanura iti imbwa yarinjiye ngo muri ADPR
ziriya nce za Karuruma ruguru bahita ngo ikira Bweramvura se Bweramvura nuko imbwa ibirinjiye mu rusengero irazamuka kuri aritari irazengurutsa ireba mu baturage ngo ari umupasiteri abura umuntu uyisohora nyine abura imbaraga ziyisohora imbwa y'ubwayo iraza irosohoka irongera irazenguruka wumva wowe nk'umukozi w'Imana ibyo bisobanuye iki kuba umukozi w'Imana navuga ngo bongeze ibihe byo gusenga kuko urumva urusengero tena itorero ry'Imana ryinjiwemo n'imbwa abantu benshi bazi ikintu imbwa mu buryo bw'umwuka isobanuye ni umwuka w'ubusambanyi yego umwuka w'ubusambanyi rero mu bishaka kugaragara wasanga abahanuzi baranahanuye inshuro nyinshi itarenze niba kavuga ati yenda baririmbye mwihane abashumba wenda mwihane ariko bakagumiza bakinangira umutima hakabaho yuko Imana yabahishura ku munota wa nyuma kugira ngo ibakebure bongere banihire Imana bongere batakambira Imana kuko nageze gusoma ijambo ry'Imana rya Samusoni uburyo Samusoni yarwanije abafilisitiya Imana ikamwereka urwasaya rw'indogobe akica abantu ibihumbi yamara kwica abantu ibihumbi yarangiza akagwa umwuma ushatse kuvuga ngo hari igihe waririmba ukaririmba usambana wahanura ugahanura usambana ariko nyuma ukaza kugarukira Imana ugatakambira Imana ngo Samusoni atakambira Imana aravuga ngo ngwe mu maboko y'abafilisitiya batigeze bakebwa arangije ngo atakambira Imana maze gutakambira Imana ngo Imana imufukurira irindi riba ngo iryo riba ryitwa Enihekori niyo mpamvu navuga ngo iri torero ry'Imana atari na hariya gusa bishobora kuba ari nk'ikimenyetso nubwo byabereye muri iriya torero ari ikimenyetso kiri mu matorero atandukanye navuga ngo bongere basubire ku isoko bongere batakambira Imana ikuremo ibyaha za hato na hato wasanga ari imbwa yinjiye gusa yenda harimo n'ibindi ariko navuga ngo twongere dushyire hasi amavi dusengere itorero ry'Imana ryongere risubire ku rufatiro mwibarize ikibazo mwawe iyo wagiye gusenga kuri uwo munsi ukajya kubona ukabona muri uwo munsi imbwa yinjiye ku rusengero mw'imbere murimo murasenga idini rya ADPR ukajya kubona nyine ugiye kubona ukabona imbwa yinjiye mu rusengero wabyifatamo gute ese waba warabyifashemo gute mu kubona iyo mbwa iri kwinjira mu rusengero mu gihe murimo muri imbaga nyamwinshi ndetse ikaza abadiyakoni ntibagire imbaraga zo kuyisohora ndetse na pasiteri ntagire ubushobozi bwo kuyisohora ari gutokesha imbaraga z'imyuka mibi gose urumva batari abadayimoni nukuri n'abadayimoni Imana ntigapfushe ngo natwe niturangiza dushinyagure cyangwa duseke ariko urumva rwose ni ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye mu itorero ry'Imana ntabwo ibyo bintu byagakwiriye itorero ry'Imana ryakabaye rirangwa n'umwuka w'Imana abahanuzi bakaba amaso ariko urumva habayeho kuba gusinzira kw'abadiyakoni cyangwa se k'abanyamasengesho barirara hari igihe Samusoni bamaze kumwogosha umusatsi yikunkumuye Delila yamaze kumwogosha arikunkumura asanga imbaraga zagiye kubera yuko ntiyamenye igihe bamwogoshe wasanga nabo bataritekerejeho bakibwira yuko imbaraga bakizifite uwo mudayimoni akinjira bazi ko imbaraga bakizifite nabo bakikunkumura bikanga wa muvandimwe we wowe ukumva ni nk'uwo mupasiteri hari abavuze ni ikiganiro nabonye kuri channel bita Byishimo TV cyangwa Byishimo Official avuga ngo impamvu yimbwa yinjiye mu rusengero ni uko umupasiteri wari uri rusengero ngo asambana cyane ngo ndetse yarije kumutamaza wowe urumva ibintu yavuze ari ibyo cyangwa no guhana yumva ko ari uko yinjiye mu rusengero rwose kuki yumva ko ari umupasiteri yari igiye gutamaza itatamaza urwo ruhimbi ko ruhagararaho n'abaririmbyi urwo ruhimbi ko ruhagararaho n'abadiyakoni barujyaho n'abakristo ko baruhagararaho bagiye gushima Imana kuki yumva ko muri rusange yatamaza pasiteri ibyaha bitari hagati mu itorero ryose byashoboka ko wenda na pasiteri icyo cyaha yanakigwamo kuko ni umuntu yambaye inyama n'amaraso kandi ari mu isi ya Satani ubwo rero ntabwo wacira pasiteri urubanza
nta nubwo wacira abo bose urubanza kuko ntabwo twege turi abacamanza bo guca imanza ngo tugenzure abantu bose nuko bigeze abagenzuzi. Yavuze ati pasiteri yari umusambanyi cyane, ndetse uretse kuba umusambanyi cyane n'abakristu ngo bivuga ko kuri urwo rusengero ariho hantu hambere hari ubusambanyi bwinshi kurusha izindi nsengero zose. Ariko icyo gipimo gipima abo bantu ni gipimo ki? Abo bantu bamenya ko abo bantu basambana bahurira hehe, babibonera hehe? Ese abo bantu ni abanyamwuka, ni umwuka w'Imana iba yabiberetse, ni Imana iba yabasanze ikabibereka? Ese yimba ari umwuka w'Imana iba wabasanze ukabibereka, nyuma yabyo hakorwa iki? Ko Imana iba yabiberetse bo bakora iki kugira ngo bajye kumenya ko abo bantu ari abasanga? Niyo mpamvu bavuga bati nimba bigeze ku rwego rw'aho imbwa z'ubwazo zinjira mu rusengero, ni ikimenyetso kibigaragaza. Kuko ngo hari umukozi w'Imana bita Fatinkoni, uramuzi Fatinkoni? Ndamuzi. Yego, ngo hakorera nawe ubwe ngo abangamirwa n'abakristo bo muri urwo rusengero kuko ngo batamuhereza rekomandasiyo nk'umuhanuzi ngo ajye guhanurira abandi. None se we yakoze iki? Yasenga. Erega ntabwo umuntu w'Imana, umuntu w'umukozi w'Imana ntabwo ari we wicara ngo avuge ngo aribonekeje ngo agiye guhanura cyangwa n'iki. Y'Imana yakwimitse cyangwa ikagutoranya. Ntabyo kwirirwa uvuga ngo bararinda kuguhamagara cyangwa kuguha umwanya. Imana yagukoresha wakuzura mwuka wera abantu bose bo muri urwo rusengero ikabafata ikabacecekesha, ariko icyo wagambiriye kuvuga ukakivuga. Yego. Okay, ndako byumva cyane. Tikugana ku musozo tukiri aho ngaho mu rusengero twinjiyemo neza tukiri imbere, sinza ahantu nagize iyo gutya bambonye comment idafite gahunda rwose. Iti ni ikiganiro nayo nakoze. Iti impamvu Pastor Mutesi yakoze ubukwe cyangwa se ari gukora ubukwe suko akunze Ferdinand, ahubwo no kugira ngo ngera agirirwe icyizere yigisha imbaga imwumve, kuko ngo yigishaga abantu niba mwumve kuko ari umuntu tubatse bamufataga nka tariseri. Ibyo bintu naho ahamya n'uwo muntu. Nyino abantu bivugira ibyabo wa muntu we. Nakubwiye ngo abantu baba bashaka gukubitisha abandi amateka yabo yahise. Ariko umuntu amenya ibya divorce ataraba mu divorce gute? Ese yagiye gupima igipimo cy'urukundo kiri muri Pastor Mutesi? Ni umwuka se wabimweretse? Ni iki cyabimweretse yuko atari urukundo? Kandi ikindi cya kabiri no kuba yagirirwa n'icyizere nabyo kubera ko imyaka afite irabimwemerera, kuko Bibiliya ivuga ko umubyeyi byibuza ukuze mu itorero ugomba no guhabwa n'umurimo w'ubudiyakono. Ubwo navuga ngo abafite imyaka ubundi 60, kandi Pastor Mutesi nta myaka 60 afite. Kuba yakubaka urugo Pastor Mutesi ku myaka yiwe ubundi ninde bibangamiye? Nta n'icyo bitwaye. Ibi ni iki bitwaye? Niyo yaba afite kandi imyaka 60, kuba yashaka umugabo ntawe bibangamiye kuko ntawe aberiwe. Icyo ni icyambere. Nta n'uwasaba. Icyo ni icya kabiri. Ni gute bumva ko ubuzima bwa Pastor Mutesi babugenza ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane bakinjira mu buzima bw'umuntu? Ukinjira mu buzima bw'umuntu ngo Pastor Mutesi yashatse ngo abagabo banaba, abagabo yashatse se barakureba? Wabanjije ukamenya ibyawe. Abo babivuga nabo ugiye ko wasanga ibyabo nabo bitaboroheye wa muntu. Nabo ko biba bitoroshye, nabo wabashyira hano bakabayungurura ko wasanga ahubwo ibyabo biruta ibyo uyu mubyeyi bagiye bareka kuko bakareka kwirirwa basesereza umuntu bakamuha amahoro. Erega Imana ikintu iba yaranditse ku muntu iba yaracyanditse. Yego, birumvikana. Bavuga batavuga ntabwo bazabuza ubukwe bwiwe kuba. Icyo ni icyambere. Bavuge ntibavuge. Hari abavuze ngo burapfuye, ngo bigeze gute, ngo nazamugira ibintu byinshi cyane byaravuzwe. Ariko ibyo byose ngiye mbifata nk'ibitariho kubera yuko bari bavuze nyuma y'Imana. Yego. Imana yavuze ngo baho ubaho. Imana yavuze ngo gira ubuzima bwiza urabugira. Imana yavuze ngo ubaka
urubaka. Rero bavuga bari kwishakira kontenti zo kugira ngo bibonere ibirayi bibereho, nta kindi kintu bari gushaka rwose. Nibamureke yibereho, yidamararire, yishime, yinezererwe, nicyo gihe kiwe. Kuki batumva ko nabuze umuntu wakishimira ibyiza byiwe? Kuki ubwo mukanya muri komenti barandika ngo nyine ngo nawe nkuko bavuze aho ngaho ngo nibishuba ziko, ngo nawe ngo nukuri igishuba ziko kigenzi cye, nka babandi baba bavuga ngo turi amapusi ngo yacitse imirizo. Ariko mana, mwagiye mwihangana koko mukavuga abantu mukabavuga n'ibyiza, ntiwumve ko kuvuga umuntu ikintu kibi wumva ari cyo cyakugirira umumaro. Wumva ko kwandika comment isebya umuntu ari cyo cyagufasha, cyangwa wumva cyaruhura umutima wawe. None si icyo kiganiro ntabwo wigeze kucyumva umuntu agikora? avuga ngo abantu bakoze divorce batandukanye n'abagabo ngari amapusi yacitse imirizo. Ntabwo nari narabyumvesha. Uza kuza kucyumva. Ese basi warateganya kuzongera gushaka? Nzashaka cyane rwose. Cyane pe. Uzakora ubukwe none? Cyane. Nzabukora. Urate rekane kukwinjirira. Nanjye kuko nimba fiance ahari. Oya fiance we ntawo hari, ntabwo arazi. Ariko izeke Imana izabikora. None se mvuga ngo ntabwo izabikora? None se ubwo Imana naba nizeye ikorera abandi itabasha kunkorera n'Imana bwoko ki? Ntabwo bishoboka rwose, izabikora pe. Nyane kumva twakisoreza, ni byinshi twari kuganira, ariko se gahunda ya Yesu ari ku ngoma imeze gute? Gahunda ya Yesu ari ku ngoma imeze neza. Ntambutsaho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abantu benshi bakunda kudukurikira basangaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ibiganiro by'ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, cyangwa se n'ubuhamya bw'abandi bantu. Nicyo ngicyo igamije, kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo nyine bwamamare bugere ku isi yose. Yego. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo hano hanze ngabahanuzi b'ibinyoma ni benshi cyane. Ese kuko nawe urabyemeza ko hanze abahanuzi b'ibinyoma umubare ari mwinshi? Ese ko Bibiliya yabivuze ngo mu minsi ya nyuma hazaba abahanuzi b'ibinyoma b'inzaduka, kandi tukaba turi mu minsi ya nyuma. Abo bahanuzi bo kubamenya, umuhanuzi w'ukuri Data yaravuze ngo abo bantu muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero nukenera kumenya umuhanuzi w'ukuri, uzamumenyeshwa n'imbuto yera n'ibyo akora. Ntabwo navuga ngo ntibariho cyangwa se ngo bariho, kubera ko Satani akomeje umurego kandi ari gukora. Ntabwo abahanuzi b'ibinyoma babura, kuko abenshi ni indamu bari gushaka. Abenshi nta jambo ryo kwihanisha iby'ibyaha reka n'umuhanuzi ubwiwe warakora icyaha wamwihanisha ugasanga bibaye intambara, bibaye ikibazo. Rero ntabwo navuga ko abahanuzi b'ibinyoma batariho, bariho. Ariko abantu nababwira ngo bajye bashishoza, banze umenye imbuto z'uyu muhanuzi, z'uyu mukozi w'Imana, uburyo uyu mukozi w'Imana yitwara, uburyo uyu mukozi w'Imana yera imbuto. Abantu nabo bareke nyine kudukubitira mu byo twahozemo kera. Nimba twarabivuyemo twabivuyemo, kandi twiyemeza gukorera Imana tudacitse intege kandi dushize amanga. Rwose mujye mwihangana. Kwandika comment mbi ku muntu, isebya umuntu, imuharabika, ntabwo ari cyo gituma umutima wawe Imana wishimira cyangwa wumva unezerewe muri wowe. Sawa, urakoze, reka ngushimire. Reka nambutse nimero ni 0783 70 275 0783 utarakora subscribe kuri Yesu ari ku ngoma TV usimbukireho. Imana igumize kuduhanisha, unatininge n'icyo kiganiro mo hasi cyangwa n'ibindi bayirebeho, nta kintu bitwaye. Sawa, urakoze cyane.